bitege guseka ubundi ariko bongera ngo kakahava ako kantu n'ubu ntabwo ndakumva ako kantu karava sinkazi ariko bitegure guseka ubundi kakahava oya nigashaka hagume ariko bazaseka iyo narakaye ngenda babara tu ntabwo wabyumva ariko iyo narakaye birambabaza mwana amafaranga urangiye n'umuntu uzajya mbona ngenda azajya amenya ko natunze amafaranga ngiye nemera ko nta wundi wasetsa nkanjye Merci ashobora gusetsa akanandusha nkawe ariko nkanjye ntibyakunda buriya uzarebe mu mudugudu iyo hari robine imwe hahora akavuyo nk'umuprofesiyoneri agashaka ibiro akandikisha kampani muri Rwanda Revenue ngo twe turi muri RDB twe turiba twiba gutya na gutya ku buryo bajya banamusura nawe ukamukoresha interview watangiye kwiba rya rugeze kubiki binaraho apana ibintu byo kwiba ugasanga nta nubwo bigaragara ko wibye. Yes, what's up everybody, ni Orphe Bayo nk'ibisanzwe ni Irebe TV ni Daily Play yacu y'uyu munsi mba nagarukanye nayo kabisa n'ibintu by'amaswaga menshi cyane. Right, so nizere ko mumeze neza, ushiro comment yawe hasi undi ibitekerezo utwandikira utubwira ukuntu ubona ibintu utubwira n'umuntu twazakuzanira ufitiye amatsiko sana. So uyu munsi rero nkaba ndi mu rwenya umukanya nkaba ndi kumwe n'umujene uwo nta wundi ni Fally Merci René. Welcome to the show, bro. Sigaye nitwa engineer. Fally Merci. Njya nita engineer kandi ntago nize. Ubundi engineer ni iki bundi ntago ndabyumva. Wowe wari warize kundusha. Umuntu mu engineer abakora iki? Umuntu engineer. Ni degree cyangwa umuntu wese wize ubwubatsi. Umuntu wese umu engineer. Nyine engineer ni umu engineer ni umuntu umeze gute? Ndashaka kukinsubiza kugira ngo bujije imbusige. Ukivuze ngo engineer umuntu ahita yumva ko ari umuntu uri kwishansi hariya yego yize ubwubatsi ako sindamenya nimba bigenewe nta mu engineer wize nka comptabilité waba hari cyangwa ko cyose ubwongeye iryo engineer rero ndarikunda byatari ni nk'izina Fally izina Fally ryaje ubundi ntarishaka ryaje urabona muri boom muri secondaire buri muntu afite ikintu yisangamo sinari nzi kuririmba niga mu kane natangiye comedy niga senior 5 sinari kuririmba nyine nka buri kintu ndominamo na kimwe ariko nzi kubyina inkongomani icyo kintu nari rero umukobwa twiganaga witwa Zera akajya anyita Fally menya ko Fally ari umuhanzi w'umukongomani witwa Fally Pupa ati Fally mpita numva ni na keza ikigo cyose kitakinyita Fally kuko nahagurukaga uko yagiyemo inkongomani reka umunsi umwe rero ababyeyi baze kunsura ngo barashaka Merci muri classe twari ba Merci batatu barababaza ati Merci wowe w'umucuranzi Fally ati ndashaka ndaruhutse Merci niwe mwana wanjye ga ati ntabitoze ndaruhutse n'ubugora babajije abana ngo ni Fally nge rero nisobanura ahantu Fally ryavuye rero mbwira muze ati Fally rirya hangahe Rwamagana niho nigaga nose inkongomani ubwo zibyinaga kweri gute bantu tubigira ubu inkongomani nta muntu zananira ubu baracyabasha se ashabo ntago nkibasha haje imbyino nshyashya mwana icyo gihe buri yarabeshyaga ariko icyo gihe narabashaga naranazikundaga tu kabisa Fally Pupa yajyagamo azashize yaranshishuye man ubundi bisaba gukabya gusa abakongomani kugira ngo umenye indirimbo zabo ntabwo ujye byumva se no kuririmba akashaka kuririmba agatero k'indirimbo bari gata amazina ruta indirimbo yose niyo mpamvu hazamo n'aba engineer kahita mba engineer Fally Merci noneho kugira ngo azanandirimbe kumbe naho ryavuye wa naho ngaho ryavuye urakaza neza mwirebe muri Daily Play yacu turi kumwe nawe bana murakoze cyane tuba tugukumbuye kugufatisha nabyo byoroshye ntago byari byoroshye ariko nanjye nashakaga kuza nahubwo kubera ko gahunda ari yayindi ahita nyine umuntu akahita agenda ahura n'utwo tuntu ariko naje bya covid uri kubasha kubicamo kirinda neza ibintu bya covid rero covid yiza kuba ari nk'ikintu cyangwa nk'umuntu ariko ari nk'umuhanzi uririmba hip hop kuko ifite ama aka nk'ijana covid-19 pandemic corona urumva kurya kuzageza kuri stage ngo this is covid-19 pandemic corona shyiramo ibintu nk'ibyo ngibyo ariko nyine yabangamiye abantu bose cyane cyane abahanzi kuko ibintu byose biteranyiriza ahantu hamwe
ntabwo ari abahanzi gusa ni impande nyinshi ariko bamwe batangiye gufungurirwa ariko yabangamiye abantu benshi yimanya akazi uwo muntu rero apanze projet cyamana ukuntu nari mfite projet nziza wa ubu ngubu none ko nzagura imodoka ariko baraza kunyongeza umwaka covid baraza kunyongeza umwaka byibuze muri 2021 irangira cyangwa 2022 ugura kaji nkajya kugura akamodoka rose ubu nakagura iki niyo nakagurasha nakundaga kugenda nyuma ya saa 3 urumva nabyo byabangama umuntu uzambona muri bisi cyangwa n'amaguru niyo mpamvu nta yindi ni covid yatumye itigura ni covid yonyine kandi na moto sinzizera baraje bavuga ngo n'ubukene moto bura ntago njye nyizera kubera ko nyine hari corona ni byose ni corona kuvuga ngo ikintu nizera n'amaguru yanjye na bisi sinyizera no gutahira kugiye nta bindi ni ibyo ngibyo ubu ngubu umuntu nizera ninjye gusa nabi wacu ni merci Fally mbere ko ivumburamo komite ubundi wari ufite wenda shoko ufite n'izindi mpano runaka ubundi se bivume nakomoye ku kintu cyo kubyina njyewe nabyinaga muri drama team mu rusengero ndi president tumva ngo nari umubyinnyi w'inyuma ari njyewe ukora umuroti ndabashaka imbere bari inyuma kurumva nyine ugiye gupanga ibintu nyine abantu badomina bajya imbere birumvikana buryo umuntu w'umuhanga ahora imbere gusa iyo bari guhamagara uri umuntu wa mbere bari guhamagara niwe buri uwanyuma kuko bahera ku 10 niyo mpamvu niyo bavuze ngo abambere bazaba abanyuma ntabwo njye bintungura ubwo Imana izavuga ko abambere ijya guhamagara izahera kuba mwarande kujya imbere tu ukuvuga ngo nabyinaga drama team muri drama team ariko nyine n'umuntu twiganye primaire iyo turi kuganira cyangwa isura cyasetsa nk'iyo natangiye gusetsa ryari ariko mu rugo n'ahantu aba abantu benshi n'abavandimwe bagira blague usanga nyine turi kuganira twese abantu muri drama team niho natangiye ndi president aho nigaga hamwe nakubwiye nari president noneho drama team ifite amategeko nta muntu wemerewe kugeramo mu bintu bya moderne nyine tuginira mu rusengero noneho haza akantu kaga club ku ishuri ka entertainment harimo abamodo abakora modern dance noneho icyo gihe nanjye nkajyamo nabwo bangira president aho na mbaye president muri mu bintu bya modern no mu rusengero ni president kandi nta muntu wemerewe kujya mu rusengero ngakore n'ibyo bintu mu bana nayoboraga bamwe baza no muri fashion ndavuga ati karabaye umuntu uzaperforminga nzamuhagarika mu rusengero kandi naho ndi president aho hantu rero kwera ibyo bintu kugira blague mu banyeshuri mbona nyano talent zose zirahari ariko haraburamo talent ya comedy kandi muri dortoir no umuntu buriya batezaga akavuyo bakaza bagahana abandi kandi ari abantu bameze gutyo nta kavuyo kenshi nageraga ariko nakundaga gutera blague no muri classe no muri troncome niga senior 5 ndi muri nigaga computer science nandikira rutura bata ndamwandikira ndavuga ati bro ndashaka kuba umukomedi abanyeshuri bahora banyongoza abanyeshuri abazi ni mu Kigali ati bro wowe wasetsa n'abantu bose ahubwo mwandikire ndamwandikira ndashaka kuba umukomedi message zivuga ibintu bimwe wari muri internet kuri Facebook rende muri internet ndi muri lab nyine computer nkahita mwandikira noneho mwandikira ni mu kwa mbere ansubiza muri vacances y'igihembwe cya kabiri muri abastari basubiza batinze ansubiza turi no muri vacances ubwo urumva message ariko nazari zarabaye nyinshi ariko ntago ukuntu umuntu akurya sino ukayibona ntago yazisoma nkongera nkandika zabatiza message ni nyinshi reka nsome ndebe ibintu birimo arambwira turabonana musanga Kacyiru niho yabaga mutera blague arandeba ikintu gisekeje ni kimwe rero blague namuzaniye nizi ngiye naje kumusetsa ibintu bye ndicara ndamuperformingira arandeba arambwira ati ibintu mugiye ni ibyanjye ariko ntabwo yasanze intege hari ukuntu umuntu ashobora kuririmba n'indirimbo zawe ariko kumva yazirimba neza nyine ahise yumvamo akantu ati umwana ariko akoze ibintu bye bishobora kuvamo anyicaza ku ruhande nyine muri salo ye aranganiriza arambwira ati ushaka kuba umukomediye mwiza nyine ushaka ibintu byawe uniqueness ugashaka comedy nyine zitandukanye n'iz'abandi ukareka kuza kubabwira ibintu byabo cyangwa ibintu basanzwe bazi aramentalinga cyane
mita nta ariko ntarakaye kuko numvaga ngiye kwemeza umuntu ahubwo mu gihe kwa dustori twa warasomye cyangwa umuntu yakubwiye nsanga niwe wabaga babivuze ngenda narakaye ariko ngeze mu rugo ndabibabwira abashiki banjye brother n'abati rero ibintu mwe baranshutse ngiye umuntu yanyandikiye hano ndashya byibonanye nawe none ibintu byose nabubwiye nibyiwe unacitse n'intege uri nacitse intege bya hatari basista bambwira ariko nta kubwiye se uko ugomba kubikora genda ubikore gutyo abihorera nyine kwa barateka mugende mwe ntago mama ubuzima munanshuka none hari umukazi bro wanjye icyo gihe njyayo nari namubwiye ko ngiye kubonana n'uturanye n'urumva umuntu yashyushye abarambaje se byagenze gute ndamubwira arambwira ati rero wacyana we wowe wagize amahirwe muraganira akubwiye ibintu ukuntu wabikora wabikoze gutyo ntanya ndiyumvira ndavuga ariko ukuntu ku ishuri nabifatiye ahantu hose bazi ko nsetsa ubu mite mbivamo gutya tu ndavuga ati wapi nsubira ku ishuri turagaruka muri gihembwe cya gatatu muri vacances ugiye ukuntu wagiye wambaye se ijya kuri baratora njya mbyibuka rwose wajyana nari mvuye nko mu ntara kandi nari mvuye Kanombe ngiye Kacyiru ujye wapize style guys ewa nanifunze urabona umuntu y'umukeneye nyine ugenda ufite ukuntu wifunze byatari ahubwo muri vacances nyine kuri igihembwe cya gatatu grand vacances nabwo arongera aranyandikira noneho ugiye wo mwandikira nawe none arakwandikira turongera turavugana namwe ngaza nyine namwe ngiye kwandika ndi no kwishuri nkamubwira ati ndimo ndakosora bya bintu wambwiye namwe ati twongere tubonane turongera duhurira hahandi ewana nkubita brag ewana arahaguruka aransuza ati noneho wagira ngo waragiye n'undi muntu ugarutse ntago ari wa wundi wari waje mbere ahita amana performance mu ijoro rya rutura niyo performance yanjye ya mbere muri comedy muri career yanjye mbanda nyikubisemo numva nabyimbye bwira abantu tubungu bundi ku Nyarwanda bahanyanditse mu kinyamakuru ngera ku ishuri muri mu maboom nuko nari president drama kujya guperforminga bitemewe kuko nubundi baperformingiraga mu rusengero ngera rero ndi president amategeko ndaza kuyahindura kuko bitabaye byo ninjye wari bugonge okay performinga muri boom nkongera nkajya no kubyinira Imana rega ni ibintu bishoboka gusa ndaragiye nyishyira ikintu cya comedy hejuru n'abantu bize pega gahengeri barabizi urabona hari ikintu baba bategereje abanyeshuri kubona bategereje ngo babandi babyina ngiye performance yanjye niyo yabaga ari hasi yandi kuko iyo nakoraga mbere wanyuma agafite ibibazo namwiciraga abantu namutwaraga abantu naragizaga bigira kuryabo nkora amashows kwa kundi haba spectacle nkakora haje abantu mu birori runaka directeur akambwira ati fata micro buba shyushya nkabatezamo akavuyo noneho mu wa gatandatu nibwo natumiye artiri nkora show ku ishuri ndishyuza kwinjira ari turuwasa ahasanzwe muri VIP ari senyisi ubwo babarimu VIP ubwo bizabaga ubuseye kandi bakayishyura barishyura gusa umwarimu yakwicara ahasanzwe ahembwa mba iyo rutura araza icyo gihe nkoresha buriya hari umuntu aba yagiye akora tw'amanyanga ubwo urumva nari gukenera amatike yo guha abanyeshuri njya nkoresha inama aba chef de classe mwansabye kuzana rutura nibo bari barabinsabye babuti bazatuzanira rutura kuko urumva twakoranye rimwe ariko mitanza ngaho tubana nabo habagira ati ngiye rutura ngiyewe namubazanira kwa ko ndushaka gukanga abandi ubwo abanyeshuri banjye ndababwira ati ngiye kubazanira rutura ariko ntuzantenguhe nzabaca turuwasa nta muntu wabura ibiceri 300 ntuzabibura njye nzamukopa azasigara nyishyura mba ndishyuje nyine 300 itaramo kabisa njyewe ticket ziba sold out urumva naranamenyekana abanyeshuri badakora uko nacishe nyine mu chef de classe ubwo ikintu gisekeje ya matike nari nakoresheje ni printer y'ikigo n'impapuro zabo nta ruhushya mfite urumva ikigo narwo kibizi ko ukora ibintu nta nubwo master bizi uretse ko nari narabwiyeho ba animateri n'aba prefet ariko batazi biri kujya mbere noneho umunsi nyirizina w'igitaramo ugeze mpamagara rutura ati bro uraza nari naranabyizera ndaza ntungireho ikibazo navuganaga na manager ndaza ntugire ikibazo turaza nimugoroba
twumvikana ko ari saa 9 ndagenda mba abanyeshuri nabo ati saa 9 umuntu uri bukererwe genda kinga ntari bwinjire kandi bari abapeti bari kuri stade ni nka stade nari natumiye gitifu w'umurenge yaciye ndavuga ati nari namutumiye we ari kwishyura nk'icumi buriya ntabwo ari kumpa 500 ngo nyemere yaratubwiye ati ndaza kubatera inkunga kabisa ndabaha 10,000 tazanye ushinzwe umutekano ndavuga ati gitifu akoze imiti ubwo ari mu gasantre ahora na directeur directeur ati ese gitifu ugiye directeur nta makuru yari afite ati giye mu kigo cyawe bambwiye ko rutura ari boze directeur turutura ari uwahe turutura ari umunyarwenya ukomeye muri iki gihugu rutura ntabwo umuzi ati je ntawe nzo umuntu mu kigo cyanjye arimo rutura yewe no mbyibutse ndaseka directeur ahitaza igitaraganya agera mu kigo abaza ba prefet ngo umuntu ngo ni rutura ba prefet rutura ni umunyarwenya ukorana na Merci uwo munyarwenya se ibintu byo kuzana ko ntabyo narinzi iki abanyeshuri dono duwayeti kandi twaraguze n'amatike na sound twazimanuye ahita akoresha asembo yihuze ati Merci nahagarare hano bimeze bite uwo muntu ugiye kuzana hano watse uruhushya ati nararwatse ariko nabwiye abashinzwe entertainment ko mfite igitaramo hanyuma si byo kwishyuza icyo gitaramo cyo nabonye abayobozi bakizi ibyo kwishyuza byaje bite nesanse wabamazemo inoti nesanse ubu ntabwo wabukura i Kigali ngo wongere umusubizeho nta bazi nta esanse kuko urabona amafaranga ageze ngo ayaduce ko ntimwe mwamwishyura twe ntabwo twayabona ati njye ndashaka ko igitaramo kiba ariko abana ubasubiza amafaranga yabo nanjye ndavuga ati ntacyo ndayabasubiza ariko ubwo nawe ntabwo ari buze abanyeshuri ati reka aho kuyadusubiza yagumane directeur ariyumvira ati rero bayamuhaye n'ubundi nataza arayagumana ndabona abanyeshuri nta gahunda yo kuyabwaka bafite birangira rutura rero directeur yemeye ko biri bukomeze yisubirira mu gasantere gitifu nyine rero turamutegereza saa 9 ziragera saa 10 ndavuga ati nyamara ibi bintu birankoraho rutura mbeshye amafaranga y'aba bana ndahita ngiye ntaha papa azayagarura hano urumva nari nabakije none bose bicaye muri sale saa 11 ziragera saa 12 hajyaho performance z'abandi banyeshuri navuga ati kusirutura nka saa 12 n'igice arampamagara ngeze mu kabuga ka Musha nigaga gahengere numva ndaruhutse navuga ati aho ni sawa agera mu kigo show iraba ubwo urumva aranantwikira performinga mbere yanjye ankorera introduction ndongera ndaza nda performinga kurumva ni ishema rya danje abantu ubwo nyine ibintu biba biciyemo birarangira avugana n'abayobozi rero bavuganye nawe rutura yemera nyine ahita avuga ngo amushakire umwana amwishyure minerval baranamumuha ubwo tayari babayobozi twita tubinshuti yaje mwashaka kumuhagarikira igitaramo umuntu aje none dore ni bivuyemo urabona bivuyemo havuyemo ibintu bizima ba prefet barishimana ba directeur noneho amafaranga nyine ni umuntu arekemurije ibyo bibazo izo sound lighting n'ibiki byo ku ishuri ubwo ku ishuri nyine mitamba umunyarwenya wemewe none kubera na discipline ntabwo yari mbi nari ngeze hahandi nzajya ntanga uruhushya ntari umuyobozi akubwira ati jya hanze umwe amata ugaruke niba gufata uvuge ko ari njye wakubwiye uyu munsi iyo urebye rutura n'ibintu byabaye icyo gihe ni iki kintu uto wibuka warangije ishuri rutura yaje mu gitaramo iyo wicaye ukavuga uti ibi bintu bisobanuye iki ku izina ryawe Merci njyewe rutura nyine niyo mbitekereje yaramfashije cyane ari mu bantu bamfashije uko urumva iyo ntahura nanganirize ngo namfasha aze ku ishuri ntabwo umuntu yari kwita abona ko tarayifite mbese yamfashije kumubona ko hari icyo nakora kandi nashobora kandi wa muntu ushobora kukubwira ngo abantu wowe itekereze ushobora kugera ku bintu birenze cyane ni gutyo nyine nahise nkomeza ku ishuri urumva nari mu wa 6 bihita birangira ko rutura nyine kuri njye no gutangira comedy yabigizemo uruhare wari ku ishuri wiga ntabwo byari byoroshye dore ubaye n'umusitari uri n'umujene ku ishuri ibyo bintu bifatanya gute iyo wacaga wowe umusitari ibyo bintu byari bimeze biti ku ishuri rero byari nk'ibisanzwe numva nubwo umuntu yazaga muri aya maseka live gusa ntabwo byabaga bisanzwe nyine ko nyine bari abakolege bagenzi bawe
ariko wabonaga ari ikintu cyiza nk'ubu njye nize mfite intego kuko ndibuka ko hari seka live ya kabiri najemo njye sinarara mu rugo ntabwo ari ukubera uburara nari maze icyumweru mvuye mu rugo kumvisha papa njye yari yarambwiye ngo ngewe rangiza ubone diplome cyangwa bourse nyine tsinda ndaguha guhahede asigaye ugenda ukora ibyo bintu byawe kuko urumva kumvisha ababyeyi ngo ugiye muri iki kintu nkereka niyo cyaba kikwinjiriza ariko ababona ko urimo uratakara urimo hari ibintu uri kwica icyo gihe nari maze icyumweru mvuye muri ndataha mvuga ngo iki mpita ngenda muri seka live ndara ku mushuti wa famille ariko ndamubwira ati ntunteze muzehe gusa ntabwo byarangiye n'ubundi ibinyamakuru bimunteje mwanko wanjye ari kwisomera abona ngo habaye igitaramo cy'urwenya ngo Merci abambwiye papa umuhungu wawe yari aharatereka reka ubwo ibyo usomye ni ibya kera nta nubwo aheruka nuko batabikomeje nuko ariko nyine mu kigo ubona nyine ko hahise havaho n'izindi mpano abana bose batangira kwiyumva muri comedy ntangira kubona ko nyine abantu barayisuzugura ariko comedy ntabwo ari buriya gusetsa abantu ntabwo byoroha ntabwo ari kwisuzugura kundi ahubwo twe comedy tugomba kubyakira nimba usekeje umuntu cyangwa ukavuga ibintu bipfuye iki akavuga ati wamushenze n'iki ntabwo aba kwanze like wamwemeje njye niko mbifata ariko nyine ni gutyo nyine kariyeri yagiye igenda n'ubu ntabwo biraza ariko bizaza ariko twizera wari ku ishuri urimo drama team uri president wa drama team ndi na president wa modern dance na comedy na fashion ibintu bya comedy uza kwivuma kuki wibanze kuri comedy no ukabati iki kintu ndabona kindi mu ndo vange kunze wakigumamo hanyuma uri no muri drama team byarangiye uguye cyangwa waje gukomeza ku drama team nakomeje kuyobora nayo ku buryo hari ibikorwa najyaga murumva ku cyumweru narasengaga ubwo nabaga mfite time ya drama ahubwo nahise niga kubimanaginga byose nkafata time ya drama nka making sure kose ndi president kama iminsi itari buhure ya practice cyangwa kujya muri ibi nimba ari ikintu cyagonganye nkavuga ati buriya cy'ingenzi ni iki reka nkora iki ariko tukabyumvikanaho na team yanjye n'abo twabyinanaga muri drama baranabyumvaga kuko bamwe muri bo bakoraga n'iyo fashion ubwo urumva nyine tukumvikana mbere umuntu yafungaga umutwe kuko atari yabonye nka president gira ukicarana na ba secrétaire urumva aratangiye kuba president kera ahubwo mu nyitege kuba president ahantu habiri hatandukanye ni gutya ariko nyine ubundi managinze mu kintu ugashyiramo na discipline byose birashoboka ahubwo nkereka iyo utagishaka kuko comedy yahise ntwara none n'abakolege banjye buriya nanga iyo narakaye njye ndababara ushobora kutabyumva nyine mbabazwa nuko narakaye kurusha icyambabaje mba numva nahora muri mood yo guseka iyo narakaye njye ndababara tu ntabwo wabyumva ariko iyo narakaye birambabaza mbabazwa nuko narakaye ntabwo pana ngo wandakaje njyewe narakaye mpita mbabara ko narakaye kuko se wazarakara kugeza ryari nimba ari ikintu nanga niyo narakaje abantu njyewe nakurakaje ngusaba imbabazi Imana nicyo kintu kinyorohera kuko ndabizi iyo umuntu yarakaye ukuntu yemeze nanjye iyo umuntu andakaje rero ntabwo njye nshaka ngasaba imbabazi njyewe mpita niburaho ikosa ryo kurakara kuko buriya kukurakaza njye ni inshingano zanjye ariko kugira ngo wowe urakare ni ibyawe njyewe mba numva ndushije ubwenge andakaze ndakare ntabwo biba biri seriyeri gutyo nitereje reka tuve ku ishuri kugarure mu gitaramo cya mbere ugiye kuri stage bwa mbere ntabwo byari byoroshye byari byose wasatira gute icyo bita comedy cyangwa inzozi zawe ati ibintu muri seka live ya mbere uhagarara ku ruhimbi ati bana ngiye kubabyiza kuri uyu munsi seka live buriya stage ngiye buri mu comedy yagira style ye energy akaza asara buriya ngewe nka Arthur ni umukomediye mwiza agira abafite energy kuri stage yaririma nyine ubona ko ariko ngenda umuntu utuje cyane ariko twese papa ubundi intego ibiduteranyirije hari ni ugutuma bari abantu baseka bari abaje guseka nyine bishyuriye guseka niyo ntego tuba dufite kuko ndibuka ko na atajyaga ambwira ati noneho ujye ucishamo kore movement kuri stage imbere narahagararaga nk'igiti ariko bagaseka buriya njye nizerera muri content kurusha uko nyine mbavuga ati pfa kuba ikigambo kiri bubafate ninshake mbe nunamye niko nimereka isi pfa kuba ikigambo kiri bubafate ariko ikintu nakubwira cyo nuko nyine iyo wamaze kumetiriza byose nta mukomedi utagira ubwoba ngiko nukuri nkubwira nakoranye na ba Omondi nkorana na ba Basket muri za Seka Fest na Seka Live ariko nta numwe utagira ubwoba ruzabikubwira ntawe kubera ko ngewe Omondi yigeze kunyicarira uruhande mbona afite akantu
kagapapuro nkajya mbona ameze gutya akamedita akavuga ati ko se nk'uyu afite ubwoba bw'iki ariko nyuma nza gusanga nanjye ubwo bwoba ndabugira urabona iyo ufite ikintu ugiye gupresenta uba ufite ikintu kimwe abantu bakuziho gusetsa si baraza guseka ntibari buze guseka ibyo bintu rero kubibalansa bigutera ubwoba uhita uvuga ati reka ndeke kwirara wabona ariko iyo ugezeho blague ya mbere igakora buriya nkanjye iyo ndi gukora set yanjye nibanda muri intro na hanyuma hagati nk'amakisimiza nyine hagati nkapfa kubavugira ariko buriya nimba ari ikintu kibi kiba muri comedy no gusezera nabi gusezera badasetse ushatse wanabyihorera uzi gusiga abantu bakureba gutya nicyo kintu cya mbere n'abakomediye bose banga ari n'igihe ushobora gusetsa nk'abantu wenda simba bigenda bibabaho ugasetsa nk'umuntu agakomeza kureba ukabona ntasetse kuri bwebwe ntabwo bibaho cyane bibaho cyane kandi ikindi nk'abakomediye twese hari ikintu tutajya dutekereza nako turagitekereza imizi ngewe hari igihe turenganya audience ahubwo bigaterwa na package wazanye nimba content uzanye ari zigatsibo ko umuntu wa Nyarutarama uri umuntu uramuhohoteye uwo muntu uramwangije oya tujye tubwiza gikuri ahubwo urabanza nibyo nyambwira aba fellow comedians nkabwira ati ubundi urabanza ukiga isoko buriya no muri business ubuza abantu serving audience mfite aha byibuze ibi bintu ngiye kuvugaho 80-90% babifiteho amakuru ariko hari igihe ugenda ntureba nk'ubu baduhaye ikiraka abakomediye dukora stand up comedy ngo mugende mukubite ngo za cyango za one man shows waba ureba ninde wasekaza ukabwira umuturage avuye mu murima ngo gutya na gutya yakureba agura hazi ariko zivuga ko akuzanye ibyo bamenyereye ukaza umubwira stories zibo mu mirima ahita aseka no kuvuga ngo kudaseka hari n'abantu batinda kumva blague kumva umuntu umuteye blague arakwihoreye arasohotse ukajya kubona kwandikiye nko kuri Instagram ngo urimbwa wa mwana ngo urimbwa ngo bya bintu wavuze cyagene nibwo mbitekereje ukabaze nk'uyu muntu byari bikirodinga agenda atekereza ibyo bintu bijya bituma ugasanga umuntu kwandikiye message ngo wa mwana w'umuhungu ngo urimbwa ngigendera ubu mvuge himugize nte koko ariko nibwo buhanga ubu ni nyenemera ko umuhanzi agira isi kuko abahanzi tugiye dutekereza nkamwe ntabwo ibintu byacu mwabyemera ubundi umuntu aragenda akajya muri monde y'ubuhanzi akagaruka azanye n'ibyo yatekererejeyo akabiguka nibwo uhita uvuga uzareba ufite umutipe arategura niko bajya babivuga umuntu wateguye nyine abatandukanye n'utateguye no muri comedy hari abantu bajya batubaza ngo ese ngo murandika ariko abantu baranirata ntose utanditse uzi ibintu byose tuvuga utabyanditseho byagenda ubundi wibanda kuki cyane nkawe kuri buri muntu afite wenda kote foro iwe cyane agakora agakora wenda comedy y'igisirikare wenda agakora iyo iki wowe Merci ufite ngabo wumva hano kabisa ibintu nje nibanda mu bintu bya gusa navuga ubuzima busanzwe ko nkajya no muri Bible kuko urabona Bibiliya nje mu rugo barasenga ariko Bibiliya buriya so kuvuga ko wakina nayo ahubwo harimo ushobora gutanga message ariko umuntu akaba yanaseka kandi ukoresheje Bibiliya cyangwa ukerekana ubuzima bwa Gikristo ukabukomparinga n'ubusanzwe aho wongera nkivugira ibintu bisanzwe ku giti cyanjye ntabwo niri mitinga nimba nzi ko blague y'abasirikare nyifite yasitsa abantu nshaka kuyikora ariko hari blague zitaba ziri muri style yawe ahubwo ati uyu we yabikora neza kundusha urugero Patrick umukomedi mugenzi wa yiga i Butare mfite blague y'abanyeshuri iyo mpita mvuga ati kanye Patrick nk'umuntu w'umunyeshuri wiga i Butare afite ukuntu araza kubihuza bivemo ariko nibanda kuri icyo cyane cyane nkibanda nyine ubuzima bwa Gikristo n'ubuzima busanzwe nk'ubuyobozi ibintu nk'ibyo nibyo mba nibereyemo ari comedy umuntu akora ushobora gute gutandukanya comedy ari uburyo umuntu ashobora gukora comedy umuntu wenda uri gukurikira comedy agati ngo uyu muntu iyi comedy ishobora kuba harimo no gusererezanya wenda mu buryo runaka wowe ibyo bintu bashaka kubitandukanya uti unabona byewe ntago buri muntu agira style ye nabikubwiye hari ushobora kuza nka Killing the Drunken mu Nigeria ashobora kuza set yari ugutukana abantu bari aho agatukana gusa ariko tujya tubanza tumenye ni bande bahari urabizi mu Rwanda umuco nyine nicyo kintu cya mbere umuco n'indangagaciro ushobora kuza waje mu gitaramo ningutuka cyangwa kwinjirira yego ntago nshobora kubivuga ukabyumva ko ndi kuguserereza nyine dushobora kubikora ariko iyo urengereye biba bibi wa muntu ntago ari buze kwiyumvamo blague zawe n'umuntu niyo yaba ari umuhanzi n'umufana we wicayemo aho niyo mvura muramuvuga nabi yego ashaka guseka ariko araza kuvuga atari ko biriya bintu nyine kurengera nibyo bibi naho ubundi kuba uretse ko njye ntabikora ku giti cyanjye
njye natuma nakubwira blague yanjye nkayikora neza ko nka making sure ko ntawe nkomerekeje nta n'umvuze nabi kandi ugaseka niyo byaba ari ibintu byawe ariko nka making sure ko mbishyira muri urugero nshaka kuvuga ibintu ukora ariko nkakubwira ati ibaze ubikora gutya bivuze ngo ntabwo nkwinjiriye ariko ndibajije iyo ababigenda gutya na gutya byari kuzabyara ibi n'ibi ugaseka ariko ntafashe ibyawe ngo mbyangize ahubwo mbishyize muri yasi yanjye ndabikuzane nawe ubundi guserereza ntabwo gusererezanya njye ntabwo ntabikora ariko iyo style hari ababikora hano hanze akaba yaza akavuga ngo ufite wenda umutwe nk'uwandi ufite bishobora no gusetsa abantu ariko bitewe n'abantu haba ariho n'ahantu igitaramo cyabereye na audience ufite ibyo byo buriya ari comedy buriya umuntu ashobora gukora ikaba wenda yamuteza nk'ikibazo runaka cyangwa wenda yabikoze nk'urwenya kuri ibyo mujya mubasha kwirinda nk'ibyo bintu kuba ati wenda ntabwo ndi bukore joke ku muntu runaka wenda nta mutima mubi wabikoranye ariko kumva bibaho cyane kuko urugero biranumvikana comedy ni comedy ni ugusetsa ni ugutuma abantu bishima ariko hari ibintu nyine utateraho blague hari ibintu utateraho blague kubera ko ibyo bintu ntabwo bikinishwa mbivuge gutyo urugero ntabwo ushobora gutera blague ku bintu nyine urugero kuri jenoside ntabwo watera blague ku kintu nk'icyo ngicyo urabizi ukuntu biba bimeze ni ukuvuga ngo twebwe ntabwo tujya nyine hari ibintu tugomba guteraho blague ni nk'uko nakubwiye nkoresha bibiliya ariko ntabwo nyinjirira nemera imana ntabwo nshobora kuvuga ati aha hantu ngo imana yari nshobora gufatamo vasi isekeje ariko sinangize ya message yayo nkavuga ati iyaba bimeze gutya ni ukuvuga ngo no muri comedy bisanzwe niko nyine ubundi comedy ntabwo ushobora kuza wenda urugero urabona abana b'abangavu bari gutwara amada ngo utereho amaburage ku mada ahubwo watangaho ubutumwa niyo burage yaza ikaza ikemura cya kibazo ibyo byo byakunda ariko naho ubundi hari ibintu bidaterwaho burage reka mbivuge gutyo ni buri kintu cyose kigira ibintu cyemerewe niko nemera n'ibyo kitemerewe na comedy rero hari ibintu tugomba kwirinda bitewe natwe muri twe kwanza uko tubibona n'abantu na societe turimo ukuntu imeze nyine kugira ngo n'aba bantu bakwiyumvemo ubaha ibintu biyumvamo ibintu rero bidakinishwa nta mpamvu yo kubikinisha kabisa reka twinjire muri true story cyangwa se icyo twita inkuru mamo yaba yarakubayeho uyu munsi ujya wicara ukavuga uti ikintu ntabwo nyapfa kukibagirwa kigusetsa ko bati mu buzima cyo kora ikintu cyarabaye ndabati ibintu byambayeho njyewe ikintu cyambayeho n'ubu ngubu ntapfa kwibagirwa ahubwo njyewe ubwo biterwa sinzi ko ikibazo ncyumvishe neza ariko hari ibintu bikubaho ukamenya ko ushobora no kubikiriramo n'iki nk'ubu ngubu Rwanda ubuhanzi ngiri mu bintu byambayeho byatumye ko umuntu ashobora kugira chance yazi profit akaba yagera n'aho adatekereza nk'ubu Rwanda yaraje iraza igifata ikora selection mu gihugu cyose bafata abahanzi i Kigali babifatiye hariya kuri Musée Kanombe icyo gihe nari ndi kumwe n'abakomediye bagenzi banjye njyayo ariko biri seriye ntazi ko ndi bujye mu irushanwa nyine ntari bupasinge aha mbere ndahatsinda aha kabiri ndahatsinda aha gatatu ndahatsindira demi final nsigaramo njyenyine icyo kintu rero buriya na kare mwahoze mumbaza ngo imyenda ni iki cyatumye ko umutara nyine cyatumye mbona ko talent y'umuntu shaka kugutunga ukaba umukire ukagura indege neza cyane kuko urumva nibwo nari nkirangiza secondaire kubona abantu baguha amahugurwa y'ubuhanzi bwawe uri gukora bakwishyura icyo kintu uracyumva umuntu ari kuguha ubumenyi anakwishyura nawe no kwishura birumvikana ubishyura urumva ariko wowe uri muri training uri no kwishyurwa baduha n'akazi dukora abaho neza ni campaign twakoze twishyurwa hano umunyarwenya kuri comedy zanjye abantu mbora bagaseka ufata iminota ya 50 irenga ku munsi mu masaha atageze muri 2 cyangwa 2 igice mwana amafaranga urangiye n'umuntu uzajya mbona ngenda azajya amenya ko natunzeho amafaranga ntakansuzugure nubwo urayo mfite ajya amenya ko hari umunsi nari njya mfite n'ubu ariko nzayagira kuko nahise mbona ko amafaranga ya biro kuri mu gitaramo ukiyafata buri cyo bakoresheje iki ajibona yakoresheje ikira ndibuka ko abanyeshuri naguriye abanyeshuri iyo bazi gukora umeze nka directeur ahumba kutabura amafaranga yewe naguriye abanyeshuri bagenzi banjye
ntabwo ndi no ku ishuri nkavugana n'abavandimwe harimo umuvandimwe wanjye uri ku ishuri ariko nanjye ndi ku ishuri nkaba namwohereza n'amafaranga ubwo urabyumva kubera utwo turaka nicyo kintu cyambayeho kiri nyine sinzi ko nsubira ko nicyo kintu cy'igitangaza nabonye cyambayeho havuga ati umuntu ashobora gutunga amafaranga kubera ataraye ukagenda ukarya ukanywa ukamera neza kubera impano gusa. mbese iyo urebye mu myaka 2 ishize n'uyu munsi muri komedi yawe wibona hehe mu myaka 5 iri imbere? Imyaka 2 ishize imyaka 2 ishize n'ubu ngubu buriya njyewe nshaka kureba aho ngeze ndeba aho nahoze ntabwo mpita ndeba direct mbaza sinari meze gutya nk'ubu ngubu. Mu myaka 2 ishize nakoraga comedy nkaba nategereza ko seka live iba nka performing, ariko now I have my own company. Mu gihe seka live ihari nkaba nakorana na boss rutura, ariko nundi kuvuga ko mfite company yanjye ubu nanjye nkaba nakora projet zanjye. Okay, wow, that's uko urumva ni byiza cyane. Buriya reka nkwereke ubuhanzi tujya tubukinisha. Buriya nyine ubundi Bibiliya nibivuga impano buriya ni ingabire y'Imana, ni kadimana yarakwihereye. Reba nawe kuguha kado rero ntuyikoreshe, ni case ngiye mbifata nk'icyaha ubundi. Ariko impano ni ikintu kiri big umuntu yakoresha kandi akabaho, kandi impamvu ituma ngiye mbona ko bishoboka nuko hari abo bitunze. Buri ikintu ubona kundi cyamubayeho man nta kintu abakurusha, nta kintu abakurusha uretse nyine ko kurusha kuba yarageze ku byo afite. Bivuze ngo nawe ibyo ko ntago ariho yahoze ni hari nawe wakoresha iyo nzira ukagera ku byo ushaka. Kandi hari defo tugira ntago nzi kari ngenda yigira. Buriya ntago nkunda kwikompara n'abantu, kuko ndamutse ngiye nko kugenda ntazi aho wavuye nshobora kugenda nkawe nkagwa kabisa. Ushaka ufite speed yawe ugenderaho ariko ifite impamvu yawe ivuga ati nahoze ngenda gutya reka ngende gutya, ariko ngiye ko wahoze ugenda sindana kugera ariko ndi kugenda nko kuri kugenda ubu aho mba nibeshye cyane. Kandi buriya nta time yo gukora ibaho, ntayibaho. Buriya warumbaje mu myaka 5 iri imbere no kubanga ikintu ndi gukora ubu kiradetermina nyine kiradetermina ibintu nzaba ndimo in 5 years. Kuko in 2 years muri 2019 nari nakoraga comedy, ariko urumva nkumva nyine nta vision mfite. Reka no ya vision yari ihari, ariko wenda urugero nkavuga ati reka seka live mu gitabaye aba ntana kwandika content ntago nkubeshye. Ariko ubu ngubu kubera ko navuze ati ndashaka buildinga CIM, niko company yanjye yitwa, nzayimenyekanisha CIM bivuga nzabitangaza nzagaruka ku bironshinga urumva. CIM mvuge ati reka nze nkore izi project zindi zanjye, kuko urumva ari igihe uri mu kintu ukaba wagera n'umuntu akavuga ati ndaje nyereka projet ufite ngutera inkunga, agasanga aho wiyita kuri umunyempano ariko nta mushinga n'umwe ufite wawe ku giti cyawe uri kwikoraho. Njye nicyo niko nabitekereje mpita nsanga rero igihe cyabyo nta kibaho, ubundi igihe cyabyo nicyo gihe mbitekereje. Urano urubyiruko muri iyi minsi turi guhura n'ikibazo cyo gushaka, turimo turashakira igihe mu gihe. Ni ukuvuga ngo urimo urashakira igihe mu gihe rero nta kindi kintu uri gukora, urimo urata igihe. Biri seri nimba ufite igihe ukaba uri gushaka igihe direct cyagiye uri kugita rose uzajya ubundi utabeshye igihe wagishakira ngo reka ngiye mu kwezi gutandatu yewe kugira nyine kwandika goals n'iki ni byiza, ariko ukamenya ngo byibuza umunsi wije hari akantu byibuze n'agatambwe kamukozeho cyangwa wicaye unabitekerezaho isaha. Kuko nta muntu utagira vision cyangwa utagira indoto, reka mbivuge gutya. Ariko indoto kuzigira nta kintu zimaze. Ni impano ubwayo, impano nta kintu imaze yonyine utayikoresha. N'aba bahanzi twemera buriya igitangaza, rego nguhe nk'urugero melody niwe ujya wita igitangaza. Melody buriya kuba azi kuririmba nta gitangaza kirimo, kuba afite impano yo kuririmba nta gitangaza kirimo, ahubwo ukuntu abikora nibyo gitangaza. Uburyo akoramo kariya kazi ke, uburyo aririmbamo n'ubundi kuba bizi. Yewe uzi abahinzi bazi kuririmba hano hanze ni ukuvuga ngo ngiye ikintu nyine ikintu uri gupanga mu myaka 5 ndashaka ko CIM izaba yarabaye ikintu gikomeye, kandi hano usiga legacy nawe. Simvuze ngo nzapfa nubwo bizaba, urumva mu gihe runaka kera kabisa ndi umurejande mfite abuzukuru. Ubwo Imana irabyumvisha nabuzukuru urumva bana. Ariko nyine ndashaka agiye guha time comedy ku buryo buriya hari ikintu iyo ushaka ko ikintu kikubyarira inyungu ugiha umwanya. Ntago wari uri imodoka ntishobora kukugongera iwanyu ngizi gusange mu gipangu yinjire mu cyumbi gukubita reka
ikugongera mu muhanda ibyo ari byo byose araho waje simvuze ngo imodoka izatugwa abo nayo mahirwe cyane izo success twifuza tuzazisanga aho ziri ni ugukora cyane nkushaka kuvuga ngo ngenda ndashaka kuzaba umukomediye wa danger nkaryama kuri njye nizerera mu gukora kandi nemera ko buri muntu wese yifitemo potential zo gukora ibintu atekereza uriya nta muntu kuba nsetsa nkanjye njye nemera ko nta wundi wasetsa nkanjye Merci ashobora gusetsa akanandusha nkawe ariko nkanjye ntibyakunda nkanjye ntibyakunda njye niyo mindset yanjye nkanjye ntibyakunda niyo mpamvu mvuga ngo comedy yacu abantu urabona Arthur aduha platform Seka Live igiye no kugaruka by the way tugiye kubatwikira online kurabona mu bihe nyine tugomba kwiyadapta ubundi bavuga ko umuhanga atari umuntu wize cyane ubundi umuhanga ni umuntu uzi kwiyadapta muri situation iyo yose wayajya muri situation agashaka kunayitwara murabona twe tugiye gushaka solutions z'ukuntu dusavinga nyine abakiriya bacu content muri ibi bihe kurumva nta kwegerana guhari ariko asa n'abarimo arakora iyo Seka Live tugakora nanjye nkaba mfite ibindi ndimo ndakora undi munyarwenya ari gukora ibindi aba Patrick Clapton ari gukora ubundi nibwo industry ubona ko iri gukora naho ubundi iyo mufite reka mvuge umugezi umwe muhora mubyigana ariko nk'ubu haje nicyo industry ya comedy nibwo yahita ubona ko nyine irimo irakora ibi irimo irakora nta beef ziba zihari ariko buri muntu mukora akazi kamwe muri competition icyo kintu wakemera uzarebe mwiga umuntu wese mwagendanaga mu bizamini se mwaragendanaga yaba ari inshuti yawe waribetaga ukajya kwiga kuko ntabwo mwazanye urumva si uko umwanzi ahubwo hari impamvu yawe kandi nta muntu ukunda kuba ari inyuma twese tujya tubwizanya ukuri ariko umuntu mukora umwuga umwe muba mufite inyota zitandukanye ariko ku bintu bimwe nimba dushaka kuba abakomediye twese abambere mureke tubiharanire nyine ntaho nuvuga ngo reka mbanze ndekuye ngo yabo wa mbere nzahita mbo wa mbere utese ari mani nukwiga guprofit haryo umuntu afata ntarekure kandi isoko ni rinini uri uzarebe example nziza nta muhanzi wakagombye gutuka mugenzi we cyangwa iki competition yazaho kuko itanga nakazi nimba akora neza kukurusha akora cyane nimunganya fine kandi niyo wakora cyane kubera we niyo utagezaho ahantu buri habashimishije kuko wakoze cyane ariko ukifokasinga ukabanza ukikunda kabisa none se nurangarira bino bizaba urabona mu isoko nimba ujya mu masoko usanga abantu acuruza imineke ari 100 cyangwa 50 baturuka imbere bakagera inyuma ari imineke gusa apana imineke hano ngamasha ari imineke gusa ariko bari abantu ikintu gitangaje ni kimwe bose bataha bacuruje kandi bafite ingo basavinga bafite n'abana bishyurira ibyo bintu ngiye mbitekereje mbona nta mpamvu yo kuba navuga ngo umugenzi wanjye ageze kuri ibi ni byiza ngomba kumufasha mu gihe nkeneye nkanamufasha nkavuga ati bigereho ahubwo mbanze ndebe vision yanjye wabona itandukanye niye hari ukora comedy avuga ati reka mnyikore 2 years imite nigira muri ibi hari uyikora avuga ati reka nyikore ubuzima bwanjye abana mvuga ati nzagera kuri ibi ari nabyo usanga wenda urugero hari umuntu wakoze muzike cyangwa akatayigira mu bindi ntabwo mvuze ko uriya muntu ataba afite vision mu muziki ahubwo aba afite ikindi kintu cyamutwaye niyo mpamvu nta kintu cy'ishyari cyakagombye ishyamba nyine hari indirimbo bavuga ishyamba ni rigari hari urugendo amagiye gushaka iki guhiga urukwavu hari n'undi ugenda ashaka intare kandi bose bitwa abahigi urumva ukuvuga ngo nta n'impamvu yo kugongana nta n'impamvu yo kugongana hano miliyoni 12 hari sare ijyamo abantu ze barenze ibihumbi 10 muri uru Rwanda uzi ushatse bawe rero ujya mbona ariko kugira nyine industry ikure hagomba kuzamo ikintu cyo gukora ukiha target kuko abo dufasha bo barahari kandi uri iyo ukora uri ubona n'abagufasha n'ugufasha abona haguhera nk'ubu hari abana tujya tuvugana ku ma WhatsApp na Instagram akubwira ati ndashaka kuba umukomediye tujya tunahura umuntu nyine akabanza ntabwo ari uko umuntu aba afite ahageze sinanamufasha mu muri platform ariko nshaka kumuhuza no wayimuha nimba nzanya abana nkadati muze muri Seka Live turakabona bazi gusetsa ubunini gutyo abantu rega umuntu kinakumariye no kuba yaguhuza yakulinkinga n'ibyo ushaka nabyo abakumariye akamaro nyine ababaye ikiraro kandi cyiza kandi nyine nta muntu ugira impano mani yakagombye nyine impano yawe ugi gutinya wowe ugi uyitinya nyine unavuga ati abantu ndi inyamanzwa ariko nyine impano gusa
impano nta discipline nta no kuyikoresha njye ntabwo nyibara nk'ihari. Iyo urebye muri East Africa cyangwa muri Afurika comedy ifite ahantu wenda iri ku rwego rwiza yagezeho, ariko muri bato kandi mushaka kuzamura comedy mu Rwanda, nta ikintu kitagira inzitizi. Ubona kuri comedy mukora kugira ngo mumenyekanishe, reka mfate muri East Africa gusa, ururimi rw'ikinyarwanda, atakora mu cyongereza abandi bakora mu gifaransa, ese utekereza ko ururimi rw'ikinyarwanda rushobora gufata East Africa nabo bakaba bakumva komedi zacu bakiyaranja kandi kugira ngo bumve ikinyarwanda? Kuki twe tugomba kumva icyo kintu n'abantu bajya bakibaza. Umuntu akaba yakubaza ati kuki udakora mu cyongereza uzajya hanze gute? Shanze abantu bagiye hanze batakizi benshi urumva, ariko si cyo mvuze. Ubundi ngewe tara yanjye nyifata nk'uruganda. Komedi nkora ni nk'uruganda. Uri uruganda iyo rutangiye gukora ntabwo ruba rufite abakiriya runaka, ahubwo bagenda biyongera gake gake. Bati turi gusavinga abantu 100 muri Kigali, dukore plan y'ukuntu bari bube 200 cyangwa 300 mu mwaka umwe. Njye nuko mbikora. Naho undi bivuze gutyo muri East Africa dufite Arthur niwe ujya ugenda n'aba Michael bajya hanze mu Faransa, kandi Igifaransa njye nta n'ikintu njya numva buriya simba nzi ko banasetse. Urumva niyo baseka bavuga ati buriya babona ariko bameze, buriya bari guseka kuko ntabwo mba ndi kuko Igifaransa ntabwo nyizi rwose. Ariko ubwo urabona ikinyarwanda kugisakaza ni byiza, ko turi abanyarwanda tugomba kuba proud. Ariko nanone nakubwiye ko comedy ureba audience ufite, ahubwo twakabikoze gake gake. Njye nzanabikora cyangwa ukavangamo akantu k'iwanyu ugasiga ubigishije nk'ako kantu kabisa. Niba basigwa babwiye muraho cyangwa mwiriwe mute, ukahita ubasobanura icyo bivuze iwanyu gake gake, kugira nyine ngo nk'ubu nyambibona iri commande yo yaje hano, blague ze zose zizamo ijambo Kenya. Urumva Kenya na ruturi ariyo avuga Rwanda, hari muri promoting iwanyu ni nabyiza burya, ariko ugomba no kubigisha ako kantu nabyiza. Njye mvuze ku giti cyanjye, ariko ubwo urumva ikinyarwanda mvuze nk'ubu ndagera kuri iyo international market cyangwa market irenze, ariko njye nzi ko kugira ngo haze isoko mpuzamahanga nuko local market uba wayihamije. Njye ku giti cyanjye nimvuga ngo Messi ngiye gukora comedy, ni nabyo ngiye gukoraho. Ngiye kubanza mpazira isoko ry'abanyarwanda mfite bazi ibyo nkora, noneho mfate ntangire ntembere. Urabona ushobora gukora tour ukagenda ubasetsa mu rurimi wenda bari bwumvemo kugira ngo nyine baseke, ariko byibuze ugasiga barimo mu mitwe yabo ko hari uriya mwana yavuye mu Rwanda, uriya mwana azi gusetsa kandi n'umunyarwanda. Urumva tayari u Rwanda igihugu kiba ubugihesheje ishema, kandi ni nabyiza. Ni nayo mpamvu turi gukora buriya dukorera. Byaba byiza umuntu agiye akora nyine afite intego. Buriya iyo uhesha ishema aho uva nawe biragushimisha, apana kuza uvuga atakose nk'aba hagiye bamera nk'abahangaha, bakavuga ati bariya bo bari hejuru. Ni nka mindset abanyarwanda twigirira. Iyo bavuze visit Rwanda tuba twumva nka ari umuzungu uri buze gusura u Rwanda, kandi natwe ntabwo turuzi. Ntabwo nakubeshya, wari wajya gusura ingagi wowe? Njye ntabwo ndajya pe. Ngaho mva wowe urumva warasuye iki wowe? Hari umubyeyi wansekeje gazajyana abana be ngo gusura ingagi Kibungo, urumva izo ngagi z'Ikibungo ntabwo ndamenya niba ziri muri rompuwe cyangwa mu isoko rya Kibungo, ntabwo bizi. Yabonye kuri rompe ziba zimanitse. Ubundi wabona ari kuri iki, naho ubundi buri iki niba ushaka ko umuntu agikunda, ugikunda kumurushaho, urakimukundisha. Kuko abanyarwanda ntabwo ari abanyarwanda gusa, abantu twibagirwa vuba. Ushobora kuba ufite impano irenze, hari abahanzi uzi nawe baza bafite indirimbo ukumva yafashe umujyi, ariko yamara amezi abiri nta yindi azanye, kuko turambirwa vuba akabivuga gutyo, tukaba twakwibagirwa. Kandi ntabwo watubreminga, uburenganzira bwacu. Ahubwo niba ushaka ko abantu bagufata nk'uko ubishaka, bahereza uko ushaka ko bagufata sasa. Nicyo numva nka comedy industry yacu twebwe. Hari bato tutigeze turwana, baritira. Urumva bo ntabwo bari bafite abo babaza, nibo baje babitangira, ba Michael, ba Babu. Ariko ubu ngubu buriya umubyeyi yakureze akakurera ukagira imyaka 25, 30, cyonse cyabatangiye kwiheba 40, ntarabona ntari ikintu wigejejeho, ntarabona nta kibanza ufite,
abakunzi si nabyo ni byiza kubagira ariko buriya si yo nyine kikwereka ko wabaye umugabo buriya ntabwo ngiye nemeza ko hari abantu bavuga ngo iyo wabyaye wabaye umugabo ubugabo ubundi kugira ngo umuntu akwite umugabo ibyo byose ni ibikorwa n'umugore ugashaka n'uwo mugore ariko ni ibikorwa mvuze nyine iyo umubyeyi akureba gutya ngewe umubyeyi ukuntu umufata urugero rutura gutya aba yaraturize akavuga ati abana reka mbafashe akaduha platform akadushyira kuri spotlight tugakora abonye wowe nta kintu urimo urafasha ku mubyeyi wacu comedy dukorera twese ntabwo comedy ntabwo umubyeyi yaba ari proud kambivuge gutya ariko ngeze hahandi mvuga ngo mfite event na Arthur yageze amavuga ati wow uzarebe kurera umwana nawe ukabona arubatse kabisa nuhita uvuga ati kwaheri umwana wawe nukwita guhinga hari kabisa ariko nyine niyo mpamvu nakubwira ngo ni ugukora akazi dufite vision nyuma y'aka kazi nyuma y'iki kintu ndashaka iki kwanza kuko iyo ukora ikintu utazi icyo ushaka njye mbifata nk'ikosa ni ukuvuga ngo iyo utazi ikintu urimo hari n'ukora comedy kubera ko abona bayikora hari ukora comedy kubera ko ashaka kuba umusitari biri seriye ari tiregeze kumbaza icyo kintu ngo ndashaka kuba umusitari cyangwa ndashaka kuba umukomedi njye ndavuga ngo ndashaka kuba umukomedi kuko already nari mbizi ko mbaye umukomedi mwiza na umusitari ariko nshaka kuba umusitari nshaka kuba umusitari ariko iyo content yo gusetsa cyangwa ubwo bushobozi ntabwo nifitemo njye mpita ngenda nihigira uburyo ki noneho ngomba kuba umukomedi naho ndi kumva ko ubundi se umusitari ni iki mwana njye ntabwo ndaba umusitari n'umuntu unyita umusitari abashuti banjye barabizi tujya tubipa simba ni umuntu nyine comedy njye ndashaka kujya mu isura ya comedy ubundi ahantu hose nyabwira rero tugiye ujya wongeraho na comedy nabwo no kundanga muntu nzajya kurishyisha comedian medicine ndaruhutse uko engineer cyane engineer kuko ngewe buriya man ndi addicted kuri comedy suko nyikora neza kurusha abandi ahubwo ni ngewe njye nifitemo ideni mu kanya turajya muri joke gatoya ari iyo urebye mu muryango wawe hari umunyarwenya warigize ubamo cyangwa urimo mu rugo abantu benshi baransetsa mu rugo aba basisteri basekeje ari papa nawe atera blague ari se ariko kumva ko hari content zabo njya natwara nkumva nka sister asomye umurongo muri Bible akahita aseka ati kwino ureba akakara ko bazi ko mbikora ariko nyine usanga ko nta mutima mubo hari nk'umurongo nimba gute wa muri Bibiliya ni umuvandimwe wambwiye yitwa Fiye arambwira ati hano handitse ngo 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 ndi ishyano ritangaza benshi ni muri Zaburi ngo ariko ngo niwe buhungiro bwa reba ukuntu wabwira nk'abantu uri kubwiriza ngo ndi ishyano ubwira mugenzi wawe ngo washyano urumva ati biri tubwiye ko undi ishyano ritangaza benshi ni gutyo ngiye ubona ibifata urumva ntacyo wangije usarasomye ahubwo uhise bijyana muri langage yawe ariko umurongo urahari mu rugo nyine nibyo byibera ariko bajya bambwira ko sogokuru nawe yasetsaga nawe arahari ariko nyine ngo nyogokuru yigeze kumubwira ngo agiye ku isoko aramubwira ngo abasuhuze ati rero uze kubasuhuza atusuhuza ugiye ku isoko kubasuhuza urahera hese ati runaka yabwiye ngo mbasuhuze nuko koko ari n'umunsi papa yageze kutubwira ngo azadusohokana petit frère aramubaza ati se hehe aratubwira ngo mu muryango urumva ko kuno mwikizemo ngo hana mu muryango nyine mu rugo haba ibintu byabo byose nyewe biransetsa ubumva ngiyo ndiyo ninjye musiko ubuhari haba hariyo burage ku buryo ngiye icyo nkora ari ukuzumva nkumva izo nkeneye nkigendera izo nzakoresha ariko wumve ngo mu rugo kabisa ni haba ari ibintu kweri n'amama ubwire waba warigeze usimbukaho nk'igipangu ugatoroka ari nka nijoro iryo kosa ryo ntabwo ndarikora bitewe no mu rugo buriya tugira ngiye mu rugo ababyeyi bacu baratwumva cyane nta muntu ajya ashyiraho pressure ariko amasaha yo gutaha ubuyazi nta naho yayamanitse nta n'uwo yayabwiye ariko ubuzi ngo buriya warakaje umubyeyi urabimenya ariko iyo utamurakaje cyangwa se azi ibyo urimo ukanamumenyesha hakiri kare burangiye n'abashuti banjye barabizi niyo nagize nakakunda utinda ngewe ndababwira ati mba ntabimenyekanishije ko ndi butinde ntabwo ndi butinde kuko nanga ababyeyi buriya mwana ujya utinya ahantu bibiribwa ngo ubahe so na nyoko ni ikintu gikomeye urumva ruvuga ngo ushobora kubahamagara mukumvikana ari akazi n'iki
ariko ibintu byo gusimbuka cyakora ikibazo cyo nangaga kuryama saa sita rwose ariko ubu nsigaye mbishaka nkabibura niyo mpamvu n'abana ahubwo baprofite baryame bagifite igihe nsigaye mbishaka waza kuryama saa sita kubera ibigahunda byinshi nta mwanya kandi umuntu baravuga ngo waryamye ariko ukaba wanarira ngo bari kukubwira ngo uryame ariko ubu ngubu bakubwira isuka ngo uhinge ahubwo nibwo warira ntayo wafata reka bavuga ateka ngende niryamire ako nyine iryo kosa ryo ntabwo nigeze ndikora. Merci. Uyu munsi baramutse bakugeza umupolisi ukaba umufande nahe mategeko washyiraho agenga abajura? Ngiye mbaye umupolisi ngiye nabashyiraho agategeko ko buriya nigeze no kwibaza ikibazo nibaza urumva nkunda gukora ibintu bya marketing nyine mba numva ngiye kuri tara yanjye tu mba numva nyine nanabyiga nkabikoresha muri talent muri sales na marketing nkabyiga neza nkaba nibaza nimba nka RIB nta department ya sales na marketing ifite ngo umuntu abe yabazanira projet bagire ati busanzwe bufunga abantu 10 ku munsi ndashaka ko tubagera 20 biciye muri izi nzira mu kwamamaza urumva ubuturugutu ariko giye mbaye umupolisi buriya abajura ari umutipe w'inshuti yanjye wigeze konsetsa ngo nta kosa babona ku mujura ngaba yiba yitabara ngabashonje imana abantu bashonje hano hanze ntabwo byanagutunga usanze sina Gerard afite inzara y'ikintu burindi inzara biterwa uwo wabona afite gikira avuga ati ko kakira nzakigura ryari rizina uriya uzabyitegereje muri iyi si imana uko ugenda uzamuka usanga umuntu atwaye nk'imodoka akavuga ati iyi voiture ndayirambiwe ndashaka Range Rover uko ibintu ntabwo ari byo rwose ariko buri iyo wize kunyurwa iyo wize kunyurwa ukaba ni nk'abantu bajya bavuga ngo buriya ngo hatanga umuntu ufite ibintu byinshi biriya ni ukubeshya ubundi gutanga njye mpamya ko ari umutima uzarebe ko utagenda muri gare ugatanga 100 ufasha nk'umwana cyangwa iki hagacaho umuntu uri muri VAT mani nta n'ikintu yamuhereza uretse ko ari wowe ufite menshi kurusha utwaye ruba ariko icyo nakubwira cyo nuko ndamutse mbaye umupolisi abajura nabakangurira kwikorera nimba ari n'abajura sasa buriya umujura hari umujura uba wateguye kweri nimba afite iyo mpano yo kwiba ahubwo akayikoresha mu buryo ewana nk'umuprofesiyoneri agashaka ibiro akandikisha kampani muri Rwanda Revenue ngo twe turi muri RDB twe turiba twiba gutya na gutya ku buryo bajya banamusura nawe ukamukoresha interview watangiye kwiba ryari ugeze ku biki binaraho apana ibintu byo kwiba ugasanga nta nubwo bigaragara ko wibye urumva umuntu bandi bakanasorera leta rega bakajya bagenda bakavuga ati ugomba gutanga umusoro ku nyungu ipatante n'ibiki byose ku bintu mwibye kugira ngo n'abandi bibwa banagire banashaka ukuntu bakora umutekano w'ibintu byabo hari igihe usanga umuntu yasize ishakoshi mu modoka akigendera mu kirahure gifunguye ngo baje barayitwara iyo shakoshi azabwo urumva yitashakaga kugenda abajura ngegire amategeko arabahereza ahita avuga ati ushaka kwiba ukaregistaringa muri kampani igihe ukaregistaringa kampani yawe ukajyana na koperative nyine umuntu akajya avuga ati nyuma y'imyaka 5 bamaze biba bamaze kubaka inzu bamaze kwigeza kuri ibi ariko nyine ntago mvuze ko ngiye ubujura ariko buriya utekereje neza umuntu wibaya nakora buriya nimba agira imbaraga zo kujya kwiba ikintu atakoreye gukora icyo byakoroha ngire ko byumva gukora icyo byahita byoro ahubwo nuko usanga abajura matematike ye nta mate irimo usanga muri matematike ye nta mate yibereyemo ariko habaye habari mu mate muri mate z'abajura muri matematike harimo mate imbaraga ukoresha ugasanga umuntu nk'ubu ngubu hari buriya abajura bajya bibeshya hari umujura wigeze gusimbuka igipangu Kanombe cy'umufande agwa hagati y'abasirikare babiri uzi ijambo rya mbere yavuze ngo ni izina ry'Imana nari nibeshye nsanzwe niba hariya ngasimbuka hano nkiba hariya hirya n'ubwa mbere nsimbutse nkagwa amanga ayiwe njyewe pfande mumbabarire njye habaho kwibeshya nsanzwe niba rura rugo ngasimbuka ururwanyu ntiba rura rukurikiraho si ubwa mbere mumbonye nuko se nsanzwe ntaza hano ahubwo sinjya ngera mumbabarire nibeshye yari transit nari nibeshye ubundi kuko urabona bahinduye ibipangu namwe musigaye mufite icy'umutuku ubu nari nibeshye
umuntu nakubwira ngo yibeshye ntukajye ubigera nawe ubundi nta muntu utibeshye ubaho naho ubundi abajura bakuye amaboko ubundi hari igihe bavuga ngo abantu bakura amaboko mu mifuka ariko hari igihe usanga nta nari mu mifuka barayafite ariko nta n'ahantu ari aho tu ariko urebye neza iyo umuntu azi icyo ashaka niyo nyota nashishikariza n'urubyiruko bagenzi banjye iyo umuntu azi dufite chance nyinshi mwana dufite igihugu kirimo amahoro dufite abantu badushyigikiye talent zirimo urabona natwe Rwanda igiye kugaruka hati Rwanda ubuhanzi buri mu bintu byatumye ko ngiye reka mvuge ku byangombwa byahise bituma bintera indi nyota yanjye nka Merci nuko bitemewe nasubiramo nuko nyine natsinze naho ni nayisubiramo rwose se ninge kwiki abantu nyine bagufata nk'ubu turi muri incubation bakagutraininga uburyo impano yawe ikoramo business niyo mpamvu nakuye ngo comedy yanjye ndimo nyifata nk'uruganda nibo bampaye iryo banga bampa nayo mafaranga ndacuruza ndahomba kuko gucuruza ntago ari ibyanjye ariko ubu ngubu ayo ngiye kuzajya nkora yose nzajya nicuruza gucuruza byaje bite ko wabitekereje nkakundi impano ugira amafaranga ukahita wumva ushaka kuba ikintu kirenze byatari ariko nuretse ko numvaga nshaka kuzaba umucuruzi n'ubu nzabikora ariko njye ikosa nibonyeho nariyibagiwe ko nk'ubu iyo ndebye amafaranga buriya amafaranga aje muri tara yawe ni byiza ko uyikoresha muri talent none ukayagura byahatari ariko naranabikoze nabyo ahubwo ntabwo nigeze mbihataye cyane ariko nk'ubu revision igomba kujya muri industry muri njyewe tu gutyo niyo gahunda naho ubundi abajura bo ikibazo bari bambajije bansengere mba umupolisi nako kanya kubitira inzu hariya bakoreremo ku buryo bizajya binorohera ribu mu gihe bayihaye ibirego izaba izi neza kampani iri bujye kubaza ibyo bintu ati nimwe mwibye hano muze hano tubafunge twibutse vuba uyu munsi uramutse ukundanye n'umukobwa ugasanga yaragushe ko ufite umwana mwatandukana njye nkundanye n'umukobwa ugasanga yarabyaye ko nzongera gukundana na kera wa mugabo hake mwana gutereta ntago kugira abakunzi ni byiza ariko ngewe rwose akundana n'umukobwa nose ubundi byantwara iki afite umwana nyereka ahubwo ngiye gushaka umugore ngasanga afite umwana naho gukundana gutya uretse ko kujya gutya impamvu uvuze ngo ntacyo byantwara nuko nzi neza ko nshobora kutabikora ndarukora bitinyuka kuko ngewe honestly ntabwo ari ukuvuga ngo gukundana ni bibi ariko nzi ko nemera ko buri kintu ngewe nyine nsigaye mbaho hari igitaramo kiba cy'abantu nimba ari bagitwaza ngo ubuzima bufite intego hari ibintu dukora for fun mani bidakinishwa ugasanga umuntu afite umukunzi ngo kugira ngo urumva nyine ngo ubundi biriya bintu bikora umuntu udafite icyo gukora njye nabazanye nabibashinja waba ufite ibintu byo gukora Merci nibera mu rugo urumva mfite projet zanjye ndi gukora simvuze ko ari bibi ni ku giti cyanjye uko mbyumva ariko ni n'abandi usanga babikiniramo ukumva nyine mu mutipe ngo kugira ngo uri smart ngomba kuba ufite girlfriend umukobwa ngo ufite boyfriend ikintu cyambere kumugira nta kibazo ahubwo sa kumariye kuba umufite simvuze ngo wenda uvuge ngo kugurira amayinite arushaho gutegagurira miti umwana n'umu agent yajya aziguhera ubuntu ukamwishyurira ku kwezi urumva cyangwa papa wawe nawe yazigura ariko nyine turebe turi kubikorera iki gahunda ihari ni iyi nemera ko abantu bakundana bagomba kuba bafite purpose yo kuba mvuge gutyo ugeze muri ya myaka uri umusore nkawe uvuga uramufite kuko urumva wowe uranduta uranabyemerewe ariko nanone ugasanga ntunduta se ngenda akana ndabivuze niyo mpamvu wumva ndi no kubabwira ibintu by'abana ntabwo ari iby'abakuru kugira umukunzi ntabwo bibonamo ikibazo ariko ku giti cyanjye nka Merci rwose yega mani n'indobo ziraryana buriya ushaka gusanga impamvu ndi kuvuga gutya ari ibisigisigi by'indobo nagiye ugeze uyijyaho indobo nta ndobo nzi reka ndebe se ntindobora ndi kubona atari indobo ubundi indobo gera rwo ndumva rojeke y'indobo riba baza ati ntabwo mba mbyumva nyine ntabwo mba mbigetinga fresh ariko urabizi nyine hari ibintu bibaho gukundana muri segonderi cyangwa ubundi biriya byose biterwa no kutabuzi iwa purpose nyine ubundi urashaka iki no kuba afite amakopure ntabwo mbagaye batananyumva nabi hari abantu hano hanze bikundanira
ewana bakundana ariko bafite intego y'urukundo rwabo ariko ubikora gusa ngo ngiye mfite umukunzi akumariye iki? Si bya bintu nakubwiye, impano ufite nimba utayikoresha nawe n'ubundi ntayo ufite. Njye niko mbifata, nawe ubundi ari umukunzi nyine. Bibiliya iravuga ngo buri kintu n'igihe cyacyo. Ewana ningera mu gihe cyo gutereta nta n'uzandusha njye, nzaba ndi uwa mbere. Ubundi njye mu kintu cyose nzajya mba nyoboye, nzaba ndi uwa mbere. Reka mujyane muri basaza yacu uyu munsi. Basaza naho wumva ikibazo rimwe ukagisubiza mu masegonda 10 gusa. Nta kibazo. Twagiye. Imana iramutse guhaye ubushobozi bwayo mu gihe cy'amasaha 2 gusa ikahita busubira nawe wakoresha mike ayo masaha. Ewana nababarira abantu bamwe na bamwe, nkanatwara abakoze neza ntisize nanjye kahita nigendera. Twagiye. Uramutse uhawe amahirwe kuba perezida amasaha 24 gusa ukahita uva, uwo munsi wakoresha mike? Nanjye kwa ngo nakwiyamamaza ariko nibuze ko n'abandi perezida urumva uwo munsi amasegonda akafashe uwo munsi umunsi umwe mwana umunsi umwe buriya nta kintu wawukoresha naserebura kuko urumva se umunsi umwe nta muhanda waba wubatse umunsi umwe ariko mbaye perezida umva ko nahereje bari ibintu rero uri umenya ntabwo biba byoroshye kuyobora wa muntu we. Niyo mpamvu kuyobora njye mbona bigoye. Wabayeho chef de classe rimwe gusa? Rimwe. Asha nawe rero nawe nta cyizere bakugira icuri rimwe. Ari mu bakomeye gusa birarangiye. Njyewe nabayeho chef mu wa 2 primaire, ariko nyine njye narebaga ukuntu abashefu bitwara n'ubundi muri secondaire, ugasanga barashaka kubaha nka quiz 10 bayemeje 20 ntayo bashaka, abandi bifashe. Ukibaza kuyobora babona ari ibintu biriya bintu nitara atari impano yawe babona ntabyo bashobora. Kuyobora karasi byonyine biguzunguza umutwe, ibaza uyoboye igihugu. Ni impano, niyo mpamvu nyine usanga bari ingabire y'umuntu Imana yamuhaye, kandi ikindi buriya kuyobora ni icyizere umuntu abantu baba bakugiriye. Yes, urakoze cyane. Tugana wenda no ku musozo, udufitiye projet muri Seka Live iri na hafi yo kuba Merci, twitege iki muri iki gitaramo? Iki gitaramo cya Seka Live rero munyitegemo ibintu byinshi. Ewana ni kwa kundi ntago nzabatenguha, no guseka kakahava. Ikindi ni nta nubwo hari n'indi gupanga, nyine nzagaruka mbibabwire bya CIM tunazamura nyine uruganda rwa comedy mu Rwanda, kuko comedy mu Rwanda iri kuzamuka. Ntabwo navuga ko iri ahantu heza ariko niri habi, ariko nanone aho ihagaze ikenewe gusunikwamo izindi mbaraga kugira ngo igire aho igera, kandi ibyo ntabwo bizakorwa nawe. Abanyarwanda nawe uzabikora, ariko nyine abanyarwenya muri rusange. Buriya kugira ngo kugira umuntu akunda ikintu mane urabimwereka, umuha impamvu zituma agikunda kandi akabona ko agikeneye. Tugana ku musozo, niwe munyarwenya umwe w'icyamamare wenda ku isi wifuza kuzahura nawe? Urejo nahoze ntekereza nsanga abanyarwenya bakomeye muri Afrika nahuye nabo kubera izi za Seka Festival, za Seka Live, ata ajya duha platform iduhuza n'aba international. Nk'umuntu ahuye na Basket, Eli Komondi, Teacher Mpamiri, ejo narabirebye mbona nabyifuzaga niga, ariko mbona nabigezeho. Mpita nsetinga goals nshyashya. Ndashaka ba Trevor no urumva na ba Kevin Hart, urumva hano tugeze. Aho hantu cyakora njye mfite inzozi. Zo kuzakora igitaramo kimwe kabisa. Ntabwo ari kimwe gusa, nyine igitaramo ku buryo bazajya bavuga comedy bakumva Merci. Sinzi ngo kizaba ryari, ariko nizo nzozi, nicyo kintu murambo kandi bizashoboka. Gusa ikindi nta muntu uzabikora, ni Merci uzabikora. Ibwo nimbikora bizaba nintabikora nyine ntazajya umwana n'ababeshye, ubwo ninjye uzaba wibeshye. Ni ibintu ndi gupanga. Imana izabigufashemo, plan zose ufite kabisa bizagenda. Urakoze cyane kabisa. Yes, arakoze cyane. Yari Fally Merci, yari umunyarwenya, yakoze cyane. Mwumvise ibyo yaradufitiye, mwumvise imishinga afite, mwumvise Seka Live igiye kuba vuba. Ati twitege ibintu byinshi. Hari umunegeze kumenya ngo twitege imigozi? Oya. Bitege guseka
ubundi ariko bongera ngo kakahava ako kantu n'ubu ntabwo ndakumva ako kantu karava sinkazi ariko bitegure guseka ubundi kakahava oya nigashaka hagume ariko bazaseka bazaseka kahava katahava bazaseka yes arakoze cyane reka tubashimire ni Orphe Bayo ni Daily Play ni Irebe TV kora subscribe igitekerezo hasi hanyuma tukomeze twiyamamarire ibintu bigende neza cyane n'ubwami twiyubakiye see you peace